ubuzima bwanjye mureke izina ryanyu. Ntabwo naje hano gukina namwe, ntabwo naje gukina namwe, nta nubwo naje gukina nawe wowe. Sindakubwira nabi, turanahurira no muri sene byiwe ngo twahure muri sene. Wenda ngo nayikubwiriyemo nabi, yewe n'Imana ishimwe, nta nubwo nyina no muri my heart numvise ngo namwahuriye muri my heart. Uhera uyu munsi nubyuka tangira usenge. Ni ukuri mwiyambaza Imana pe, kuko mutangiye gutandukira. Kandi iyo watangiye gutandukira, urupfu muba mwatangiye kuba inshuti. Nakweri base ibi bintu uri kubikorera iki? Ese uri kubikora kugira ngo bigende bite? Uri kubikora kugira ngo usubire inyuma? Nawe bubu urwana n'iki kweri? Urwana n'iki? Basi niba mwarasubiranye, niba mukundana, ibi bintu byose uri kubifata ukabihindura zero. Baravuze ngo bari baguhakinze ikiganiro wavuze no kunuka. Agutwaye iki mwana? Agutwaye iki? Iyo nakoze iki? Ukajya mu kiganiro kweri karengaho ukananuka, kuvuga nabi mwana. Nagufasha wanyetse mu dukwime, nanjye ntabwo ndagusaba ngo dukwime byo gupfanana. Nari nzi kuri cerebro Aisha mwana wanjye sidukorana. Hari umunsi n'umwe wa mukobwa we n'umwe nari bwagutuke. What's up my people, nongeye kubasuhuza bakunzi bacu ba Fraterne OG Speech. Umunsi tugiye kwivugira ku muntu w'icyamamare wacu, ku muntu udusetsa, ku muntu dukunda cyane, tunamwihanganisha ariko tumubwira ati pole kubwo kubura umukunzi cyangwa se gutandukana n'umukunzi we ari we Nana. Tunamugira inama ariko nk'abafana. Kuri njyewe hari ibintu byinshi nkomeje kubona bigenda bicicikana, ariko nkatwe nk'abafana, ubu ni ubutumwa tugeneye Mitsutsu, inshuti yacu dukunda cyane, n'umuntu udusetsa cyane kandi turamwishimira pe. Ubu butumwa bumugereho. Mitsutsu wacu rero afite ibibazo bikomeye cyane, ariko kumuvugiraho ibintu byinshi kuri social media, nawe kavuga kuri social media yuko ababaye. Ibintu bitari byiza cyane, kandi buriya mu by'ukuri bibaho mu rukundo, bibaho. wakundanaga n'umuntu mukaba mwashwana, ndetse mukanashwana na nabi, mugatangira mukanatukana, mukanatongana, ku buryo umwe ajya gukora ibiganiro akabwira undi nabi. Ibyo bintu si byo. Kuri Mitsutsu wacu rero tangira tukubwira ati ibyo bintu bireke, bivemo. Abo bakobwa bareke, ukomereza akazi kawe uca abayenge, ikomereza akazi kawe nk'uko bisanzwe. Ibyo bavuga bazavuge. Ahubwo niko utangiye kubyerekana vuba. Of course ndamukunda. Arimo aratureba, mureba muri kamera. Mitsutsu uremeza 100% ko umukunda. I love you. You know that. None se byaje gute se? Mbwira inkuru y'urukundo noneho urwaye. Nge nawe tumeze gutya. Mu gihe abandi nge nawe tuba tumeze gutya, ariko nge nawe tumeze gutya. Ibaze Erega Mitsutsu, Nana kuba mwarakundanaga ariko mukaba mwaratandukanye. Urangira akantu njya nkunda kwivugira ati u Rwanda rwose rufite abakobwa beza, ibyana byiza birenze. Wana Mitsutsu ntabwo wabura icyana cyiza kinarenze Nana wakunda. Hariho abana benshi, hariho abakobwa beza benshi, ukorana yaba muri iyo industry yanyu ya sinema, harimo abakobwa benshi beza, harimo abantu benshi bagupenda. Si ngombwa ngo ugomeze witakarize igihe cyawe uta ku bantu. Nta mpamvu yo gute igihe cyawe usakuza kuri abo banana bagutesha umutwe batuma ubuzima bwanjye mureke izina ryanyu. Ntabwo naje hano gukina namwe,
ntabwo naje gukina namwe, nta nubwo naje gukina nawe wowe. Singakubwira nabi, situranahurira no muri sene byiwe ngo twahure muri sene. Wenda ngo nayikubwiriyemo nabi. Yewe n'Imana ishimwe, nta nubwo nyina no muri my heart numvise ngo namwahuriye muri my heart. Uhera uyu munsi nubyuka tangira usenge. Ni ukuri mwiyambaza Imana pe, kuko mutangiye gutandukira. Kandi iyo watangiye gutandukira urupfu muba mwatangiye kuba inshuti. Nakweri base ibi bintu uri kubikorera iki? Ese uri kubikora kugira ngo bigende bite? Uri kubikora kugira ngo usubire inyuma? Nawe bubu urwana n'iki kweri? Urwana n'iki? Basi niba mwarasubiranye, niba mukundana, ibi bintu byose uri kubifata ukabihindura zero. Baravuze ngo bari baguhakinzere ikiganiro wavuze no kunuka. Agutwaye iki mwana? Agutwaye iki? Iyo nakoze iki? Ukajya mu kiganiro kweri karengaho ukananuka, nta kuvuga nabi mwana. Nta bufasha wanyetse ngo mbukwime. Nanjye ntabwo ndagusaba ngo mbukwime. Jya gupfanana. Nari nzi kuri cerebro. Aisha mwana wanjye, sidukorana. Hari umunsi n'umwe wa mukobwa we n'umwe nari bwagutuke. Erega Mitsutsu turagukunda cyane, ntabwo tuba dukunda kubona wababaye. Mitsutsu uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, uradusetsa dufite ibibazo, dufite agahinda tugaseka tukishima. Sinzi impamvu rero wakomeza guta igihe cyawe kuri abo banana. Twebwe nk'umufana wawe n'abafana bawe turagushishikariza gukora cyane, ukabirengagiza. Yaba uwo bobo umutwaye yahamutwara pe, nibyo, ariko ndagusezeranya yuko nawe bishobora kuzamugendekera nk'uko byakugendekeye. Erega ntabwo twese turi intungane. Hari aho nawe wavuze ati ko ushobora kuba nawe hari amakosa wagize, ariko nta muntu udakosa. Amakosa abaho, kandi nta ngo wasabye n'imbabazi. Uvuga ko wasabye n'imbabazi mu kiganiro wakoze, nakibonye kuko mbona ndagukurikirana cyane kuri channel yawe yitwa Mitsutsu na Nana. Ndagukurikirana cyane, ibintu byawe byose wavuze nabyumvise kandi nabibonye ko wamusabye n'imbabazi. Undi mu rukundo habamo ibintu cyitwa kwihanganirana. Kwihanganirana aba ari ngombwa mu buzima. Kwihanganirana ni ikintu cyiza mu rukundo, kandi harimo abantu bakoserezanya binakomeye. Wenda biruta nuko mwe mwakoseranyije. Wenda yabaye nini cyane bitewe n'ikiganiro bwana Mitsutsu yakoze. Ubundi yari inkuru basa nkaho abantu barabyirengagiza, ariko Mitsutsu aza abisembura. Ubu ndaganisha kuri ku mukinnyi wa filime kazi Nana uramuzi. Ejo nabonye ikiganiro wamukoresheje hano kuri DSTV Rwanda, asobanura neza ko avuga ati ibyo bintu byanyu ariko by'inkundo ubundi mu bikomora hehe. Iyo nkuru rero bayikurikiranye nemejye meruka mwaka ushize, haragiye hagaragara ibimenyetso ndetse nabo bwabo bagaragara muri video. Ndavuga Mitsutsu na Nana ko bakundana, ariko biza kubera nkaho umwuzuro cyangwa se umuraba wubitse ubwato. Izi byara amahari mu by'ukuri. Iyo nkuru barayikurikiranye haba muri ku bitangazamakuru bitandukanye, ibyo baposite kuri WhatsApp hose. Ubundi urukundo rwa Nana na Mitsutsu rwatangiye ryari, ruzamo agatotsi ryari, rurangira ryari, se rwarahabaye, rwararangiye, baratujijisha. Ibya Nana na Mitsutsu bihagaze bite? Ndagukunda. N'abandi bakobwa bose basigaye. hari n'icyabaye, kandi bagasabana imbabazi bigakomeza. Urukundo rwanyu rugakomeza. Ntabwo ari bundi igihe uko mbibona pe. Mitsutsu byihorere, bishyire ku ruhande, ushyire outside ku ruhande, ukomeze inzira zawe nziza z'imbere, kuko ibyo birakwicira igihe bro, birakwicira umwanya wawe.
sinagushishikariza rero kugomya kubyitaho cyane. Harimo abantu benshi bagukunda nk'uko nawe wabivuze, harimo abakobwa beza, Imana izagushumbusha nk'uko wabivuze, Imana izagushumbusha ubone undi mwiza kandi unarutanana. Sinzi rero impamvu wakomya guta umwanya wawe kuri Nana, kandi harimo abakobwa benshi pe bagukunda, kandi nawe urababona ko harimo abandi bakobwa beza banaruta n'uwo Nana. Nana niba agiye mureka agende, uwo Bobo umutwaye mureke bagumane. Wenda situbifurije kuba wenda nabo bajya bashwana bagatana, ariko nta hantu hataba amakosa. Muri cyo nabonye cyo Mitsutsu, ibintu bya hano muri industry ya sinema ni ibintu bigenda byisubiramo. Ejo ni wowe, ejo ni Bobo, ejo ni Nana, uje n'undi, ejo ni njye, kandi bundi gukina namwe ntabwo naje gukina namwe, nta nubwo naje gukina nawe wowe, singakubwira nabi, situranahurira no muri sene byiwe ngo twahure muri sene, wenda ngo nayikubwiriyemo nabi. Yewe n'Imana ishimwe, nta nubwo nyina no muri my heart numvise ngo Nana mwahure muri my heart. Uhera uyu munsi nubyuka tangira usenge, ni ukuri mwiyambaza Imana pe, kuko mutangiye gutandukira. Kandi iyo watangiye gutandukira urupfu muba mwatangiye kuba inshuti. Nakweri base ibi bintu uri kubikorera iki? Ese uri kubikora kugira ngo bigende bite? Uri kubikora kugira ngo usubire inyuma? Nawe Bobo urwana n'iki kweri? Urwana n'iki? Basi niba mwarasubiranye, niba mukundana, ibi bintu byose uri kubifata ukabihindura zero. Baravuze ngo bari baguhakinzere ikiganiro wavuze no kunuka. Agutwaye iki mwana? Agutwaye iki? wowe uravaho n'undi azakurikiraho, wowe uveho undi akurikireho. Bivuze ko rero ibi byawe na Nana bizarangira, akurikireho ibya Nana noneho na Bobo, Bobo nawe birangire, akurikireho ibya Nana n'undi muntu cyangwa se n'abandi. Ntabwo ari ngombwa gukomeza kubyitaho. Wowe ikora cyane, ufite channel ukunda Mitsutsu comedy, turagukunda, uradusetsa. Ikindi kandi nabo ngo nayisha nawe ubijemo, ariko biza mwate. Umuntu ni inshuti yawe, murakorana nk'uko wabivuze, ni mabuja wawe. Icyo wamwubahiye mu kiganiro wakoze nuko ari mabuja wawe, anaguhemba mwakoranye mama bebe na papa bebe. Iyo ni projet ya Aisha. Aho ngaho rero muri iyo projet aba ari mabuja wawe, nk'uko ugomba kumwubaha. Nawe rega wamukenera akaza gukina nawe muri projet yawe. Ntabwo bivuze ko mugomba gushwana. Muza Mitsutsu nawe, Mitsutsu wambwiye yuko wavuze yuko ikiganiro watambukije, wavuze yuko Aisha umufata nka mabuja wawe, umwubaha kuko araguhemba, kandi n'amafaranga uguhemba yakugirira akamaro. Nawe rero yaje mu bintu byawe na Nana ati ubundi ibintu by'urukundo kubyivangamo nta nubwo aba ari sawa. Ngomba kukureka mugakemura ibyanyu byanakwanga, ntaze mugose niba mutangiye gushwana kandi mufitanye projet ya mama bebe na papa bebe. Ubwo ngubwo se ibyo ngibyo byabicira ibintu byinshi cyane. Ntabwo iyo projet yaba igikomeje, ntabwo yaba igikomeje mushwanya. Kumva ko amafaranga ari wowe wabuhombye, ari na Aisha yabahombye. Bivuze ko rero ibyo bintu mubireka, mubyirengagize. Niba hari n'uburyo mwakwiyungamo, mwiyunga. Niyo mwakwiyunga ntimunasubirane, ariko mukiyunga. Kwiyunga ubundi nicyo kintu cya mbere. Undi muntu wavuze ubundi Bobo nawe tumugarukeho. Bobo nawe kuba yaba yatwaye Nana ntabwo ari igikuba cyacitse. Kuba yakuvaho akagisanga Nana ntabwo ari igikuba cyacitse. Kimwe n'uko ashobora kuzava no kwa Bobo akajya ahandi agasanga n'undi muntu. Nawe rero igihe cye kizagera, situbimwifurije, azagumane igihe kirekire kiruta n'icyawe.
ako Mitsutsu byihorere mani, byihorere nk'umuntu w'iniga yacu, ntago twakwifuriza kuguma muri ibyo bintu bidafite cumi na kabiri. Nundi ibintu by'urukundo birasenya mani, Mitsutsu birasenya kabisa. Ikindi nk'uko wavuze ko Soroba ari inshuti yawe, ariko ukaba utabishyizeho hagati ko Soroba wenda yaba birimo neza. Wavuze yuko ibyo utarabimenya neza, ariko nabwo icyo nk'umufana wawe, nk'abafana bawe twakubwira nuko utabyitaho cyane. Wenda niba nawe hari uduhuha wumvishe kuri we, wadushyira ku ruhande cyangwa se ugaperereza neza ukumva ko amakuru uyafite neza ariyo ya nyayo, ukayabika ku mutima wawe, ukabimenya, ukavuga ati mfite inshuti izi n'izi bimeze gutya na gutya, ukigira ku ruhande ukabyihorera, ugakomeza ibyawe, ugakora poroje zawe. Kimwe nuko muri za Mitsutsu comedy njya mbona ubundi Mitsutsu birababaje pe, kubura umukunzi ubundi ni ikintu kibabaza cya mbere, nta muntu udakunda kuri iyi si. Kubura umukunzi ni ibintu bibabaza cyane. Nk'ubu ngubu uri mu minsi ya mbere yo kuba wihigiwe, yo kuba utandukanye na Nana, bivuze ko rero uracyababaye. Noneho bakagira no kugukina ku mubyimba. Ubwo ikintu cyambabaje noneho ni ukuntu ibiganiro wagiye ukorana na Nana, hari ikiganiro wakoreye kuri 3D TV Rwanda, icyo gihe yari ku isabukuru ya Nana. Mwakoze ikiganiro Nana avuga yuko mukundana, mumaranye imyaka 3 mukundana, ariko natunguwe na voice note wagiye ukoresha ku kiganiro cyawe uvuga uti ivuga iti gati Nana avuga ko biriya ari ukuba baramuhakinze bakamushyira ku kiganiro atarahari. Ibyo nabyo rwose byambabaje pe, kandi ikiganiro ubundi birashoboka wese wakwivugisha, ariko yari kuvuga ko bamushyize ku kiganiro adahari, ngo bamuhakinze. Aya uriya ni ubujiji, ni ukukujijisha ngo ntabwo mugize mukundana, ngo we mane birababaje. Abivuga nk'aho ari burage akabikinisha, kandi ari ibintu bibabaje bifite bisobanutse. Mitsutsu turakwihanganisha nk'abafana bawe, ariko komera kigabo, ibintu bivemo, ukomereze poroje zawe, jya ku ruhande, bireke amagambo, bareke bavuge uko bashaka. Ndabizi neza ko uzabivamo neza kandi uzabivamo kigabo. Uri umuntu dukunda cyane, nta kibi twakwifuriza. Mitsutsu abafana bawe turagukunda cyane pe, kandi nabo bari kuza bakuvangira, bari kukuvanga mu rukundo, bagashaka kukuvanga mu mutwe, bareke. Nabo twabafanaga kuko mwakinanaga, wabashyiraga muri poroje zawe rimwe na rimwe, cyangwa se n'ahandi hantu mwahuriraga, kuko kwa Big Mind, kwa Kiramani nakundaga kuhahurira nyine akenshi muri za behind the scene. Twabonaga mwakundaga kuba muri kumwe n'aba Bobo n'abandi. Ubwo rero abo bareke niba banabatumira kujya gukina ahantu hamwe, ubareke bajye mu byabo, mukore akazi mwitahire, ariko bitavuze ko habonetse n'uburyo mwakwiyunga bigakunda tu, aho ngaho nta birenze. Ariko igihe bitanakunze wabareka bagakora ibyabo, nawe ugakora ibyawe. Icyambere cyo ni uko
uri hejuru tukwemera, ufite abafana bagukunda, ntabwo umuntu umwe kuba yarwanze byatuma n'igihugu cyose kikwanga. Hari ahantu wavuze yuko ngo ari kukwangisha abafana, ngo ari kugira ngo agusubize hasi. Ni Imana se? Ntacyo yakora ngo agusubize hasi, nta n'icyo yakora ngo abafana bawe tukwange. Turagukunda cyane Mitsutsu, uri umuntu wacu, ntiduteze kukwanga kandi tuzagukunda tunarusheho, tunakuba. Nta muntu utagira abanzi kandi akenshi umuntu agira abanzi be aba ari abantu bamwegereye. Bivuze ko rero wowe bihorere, jya ku ruhande rwabo, va ku ruhande rwabo, wikorere ibintu byawe. Ndizera ko kandi ibintu bizagenda neza, tugakomeza tugakorana, ukatwihera ibyishimo, ukaduha video nziza, tugakomeza tukagushyigikira. Thank you so much Mitsutsu, ubutumwa bwari ubwawe, bugenewe wowe, ni ubw'abafana bawe kandi turagukomeje tunakwihanganishije kubw'ikibazo cy'urukundo rwawe wagiranye na Nana. Turagukunda cyane abafana bawe.